waretse kumbabariza umutima koko, wanyumvishe ko nkukunda, urukundo rumwe rudashira, ukaza ukatwereka urukundo watwerekaga njyewe n'abana bawe. Wamfashije koko, ndakwinginze please, niba uri kunyumva, niba uri no kubibona, wamfashije ukaza ugasubira mu muryango ukatwitaho. Wamburanye iki koko kugeza aho wirirwa ukunda undi mugabo unsize dufitanye abana babiri? Wamfashije koko mana yanjye. Wivuga ngo njye ntago nzi kuririmba, ngo yagiye gushaka ngo abantu bazi kuririmba. Nanjye narabigaragaje ko nzi kuririmba, ariko sinzi impamvu atanyumva, akajya kureba bariya yirirwa azererana amafoto y'abandi, yirirwa azerera mu mutwe we yiromaritsemo ngo Israel Mbonyi. Reba ubu ngubu twari kwishimana n'umuryango, none ubu ngiye kwishimana n'ababyeyi banjye n'abana banjye gusa. Birambabaje. Ubu abana uyu ni umunsi mukuru wabo, yakabahaye Noheli akabafata neza, none yazindutse agenda ntago abitayeho. Ndababaye pe, agahinda ni kenshi mu mutima, ni kenshi. Niba ari no kumbona abyumve ko mbabaye, aze ashimisha abana be, babone ko nabo bafite umubyeyi ubitaho. Ndababaye pe. za Noheli se? Noheli ndayizihiriza. Sengera muri Edeni. ADPR nabo uyu munsi bizihiza Noheli. Noheli nziza rero kuri wowe n'umuryango wawe, nubwo bitameze neza. Namwe Noheli nziza. Ukaba wongeye kugaruka imbere ya kamera za Trend 250 utubwira ati nubwo turi kwizihiza Noheli, uyu munsi nibwo umugore wanjye ari bugende akajya kwirirwa mu gitaramo cya Israel Mbonyi, kuko yarangije guhabwa tike imujyana mu gitaramo cya Israel Mbonyi. Umugore tuvuga ni umwe uvuga ko akunda Israel Mbonyi, yirirwa azengurukana ifoto yo mu mihanda avuga ati nkunda Israel Mbonyi, ndashaka tubane, ndashaka ko azambera umugabo, ndashaka ko nzamukunda tukabana akaramata. Ni ukuri rwose Israel Mbonyi ndamukunda. Ngo kandi mu by'ukuri uyu wicaye imbere zanyu mureba ngo ni umugabo we, uvuga ko bafitanye abana babiri ndetse n'abamutanye, akaba yirirwa azenguruka afite ifoto y'uwo bita Israel Mbonyi, ndetse byaje no kugeraho ahabwa itike imujyana mu gitaramo cya Israel Mbonyi. Icyo gitaramo kikaba kiri buze kuba uyu munsi ku itariki 25 kuri Noheli. Ubwo ni ukuvuga ngo tugiye kubaza umugabo uburyo ari kubyitwaramo, uburyo yabyakiriye. Ese ari kwiyumva ute kuba umugore we atakimubonera umwanya n'abana be mu gihe bakagombye gusereburana Noheli, akaba yibereye mu byo kujya mu gitaramo cya Israel Mbonyi kandi yirirwa azenguruka avuga uti Israel Mbonyi ndamukunda, ndashaka tubane, ndashaka mbere umugabo, ndamukunda ni ukuri rwose. Turakwakiriye rero. Murakoze. Uyu munsi nibwo igitaramo yagiyemo nyine cya Israel Mbonyi. Twe nk'abana nyine twasigaye mu rugo turi kwishimana, abana bambaza ngo mama arihe aduhe Noheli. Hagira ati mama wanyu nyine ugashaka uburyo ki nyine ubeshya abana nyine, bitewe n'uko uba udashaka ngo binjire mu bintu byanyu cyane, abana bahita babyumva. Ariko nyine kuri njye ntago mba nabyakiye neza, kuko abana nyine usanga ibi bihe bisa nkaho bitakoroheye mu gihe wakagombye kurangiza umwaka wishimye. Wabyakiriye ute? Ese uratekereza ute kuri uwo mugore wawe? Uratekereza ute kuri uwo Israel Mbonyi? Uratekereza ute ku
ku buzima bwawe n'ubw'abana bawe? umwaka umuntu awusoje, njyewe kuri njye navuga ko ntabwo nywusoje neza nyine, kuko nywusoje ndi mu bibazo. Iyi noheri usa ubu ngubu nta nubwo iraza kundyohana kabisa, bitewe n'uko ntabwo nakabaye ndi kwishimana n'umuryango wanjye, ariko izi saha turi batatu twakagombye kuba turi bane, kandi umuryango ntuwuzuye nyine. Ntabwo wakishimana n'abana bawe madamu atarimo ngo wumve ngo urishimye. Ni ibintu rero bitanejeje. Urumva abandi baraba bishimye kuri uyu munsi, kandi njyewe dore ndababaye, ariko nyine nta kundi nyine kabisa. Iki gitaramo se iyo uza kwifatanya n'umugore wawe mukajyana muri icyo gitaramo, ubundi bwo byari kugutwara iki? Ntago nari kujyayo, bitewe n'uko ntago ndi wa mubyeyi njyewe wakifata ngo nsize abana n'iki. N'abana mukabajyana, keretse niba we ku giti cye atemeraga ko mujyana nyine. Oya, ntago nabajyana abana niyo naba nagiyeyo. Nese wambona mfite abana, umugore wanjye ntago ari kubitaho, twagendanya bakabona ni njye uri kwita ku bana gusa. Urumva uwo muntu we yahita atekereza ibintu bingana iki? Ese utekereza ko amakosa ari ayandi, ari ay'umugore, ari aya Israel Mbonyi wamuhaye itike, wowe ku giti cyawe wumva amakosa ari ayandi? Amakosa ntay'uriya mugore. Yarifashe yimika Israel Mbonyi mu mutima we, yumva ko ibintu byose ari we nyine kubera ibintu byinshi yanga Birumvikana ntabwo bishimishije kumva ko umugore wawe nyine atahari, cyangwa se yagiye mu gitaramo wowe ugasigara wenyine. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu ngubu ni iki wabwira Israel Mbonyi ndetse n'uwo mugore wawe? Ese nababwira iki? Reba ubu ngubu bagiye kwishimana, njyewe nicaye iwanjye nakagombye kuba ndi na madamu wanjye nanjye tukishima. Bagiye hariya bishimane bakora iki? Urumva njye uyu munsi nababaye. Ntacyo bari bukore, ni igitaramo gusa kiraba, kandi igitaramo kiba kirimo abantu benshi nyine. Nawe ni uko yagize amahirwe wenda akabona iyo tike, niyo mpamvu nawe agomba kuba ari muri abo bantu hari. Ese ntitwakagombye nyine kuba turi kwishimana n'umuryango, ariko we nyine agiye kujya hariya nyine yishimane na Israel Mbonyi yiromaritsemo nyine, kuko araba amubona imbere ye nta kindi yitayeho. Abana atazi ngo bo barishimye cyangwa se bariye cyangwa se banyweye ngo bariye noheri, kandi ni umunsi mukuru w'abana. Urumva abana nibo tugomba kwereka urukundo mbere, ariko nyine we yafatiye haragenda nta n'ikintu abamariye. Urimo kwiyumva ute buriya? Umva, nkubwiye ngo ndi kwiyumva ute, ubu ngubu umutima wanjye uri kure. Nibaza ko uriya mugore na Israel Mbonyi cyanshanze kabisa. Israel Mbonyi muri make niwe wumva ufite ikibazo kuba yaratanze tike, cyangwa ikibazo gifite umugore wawe? Umugore buriya, ariko n'iriya tike yabigizemo uruhare. Buriya aza kutayimuha ndakeka byari kunyorohera. Ubundi mwahuye gute wowe n'uriya mugore wawe mujya kubana? Mwarasezeranye se, cyangwa se abantu nyine batabyizera ko ari byo? Hari abavuga ati nkuri musaza we, abandi bakavuga ati uracyari muto wo gutunga umugore. Ni iki wababwira abo bantu, cyane gute nyine wabisobanura nyine ukuntu byaje? Abavuga ko ndi muto rero, ikintu nababwira, kuba umuntu afite umugore ntabwo birindira ngo imyaka runaka. Cya mbere ni uko uba ushoboye gutunga urugo ukita ku muryango wawe.
asa urumva ushoboye gutunga urugo kandi umugore yaragutaye akajya gushaka abandi bagabo Israel Mbonyi. Umugore we nyine ntabwo yanyuzwe, yakurikiye ngo abasitaringa abantu bazi kuririmba, kandi nanjye namugaragarije buryo ki ibyo ngibyo bigomba kugezwaho. Niwe niyabyumva, yumva ko agomba kujya yirirwa akikiye amafoto mu mihanda na hehe. Ese wowe iyo urebye ubona utarashatse umugore ukiri muto? Bitewe n'ubuzima umuntu aba yaravukiyemo rero nuko tutabwinjiramo cyane, ariko ubuzima umuntu aba yaravukiyemo nibwo butuma ushobora gushaka ukiri muto. Bivuze ko impamvu yo gushaka umugore ukiri muto ari uko wenda waba warakuriye mu buzima butari bwiza, nicyo ushatse kuvuga? Yego. Hanyuma se umaze gushaka umugore wabonye ari bwo bubaye bwiza? bworoshemo ntabwo bwari bugikomeye nk'uko byari bimeze, kuko iyo washatse umugore nyine uba uzi icyo gukora icyo ari cyo cyose. Iyo washatse umugore ngo uba wakuze, bisobanura ko utakiri muto cyane. buriya ibyo ni iby'abantu nyine bashobora kuba bavuga, ariko nyine akubuto karakora iyo washatse umugore, ariyo mpamvu bishobora kuba muri iyi minsi biri kukugora. Mu magambo makeya rero, ni iki wabwira Israel Mbonyi, ni iki wabwira abakunda uriya mugore wawe bamukundiye ko akunda Israel Mbonyi? Ni iki wabwira uwo mugore wawe muri rusange uko biri kose nawe areba izi platform? Ni iki wamubwira? Ikintu nabwira Israel Mbonyi rero, yego yarakoze kumugirira neza amuha tike, ariko byatumye ashwana nanjye, nyine bituma tutumvikana. Ikindi nabwira umugore wanjye, nagende n'ubundi yagiye ajye muri icyo gitaramo yishime uko abishaka, ariko ajye yibuka ko afite abana, afite umuryango agomba kugarukira, ukongera ukamubona umuryango we, akawereka urukundo. Umugore aho ari hose nyine yumve ubu ari kwitegura kujya mu gitaramo, aho ari hose yumve ko agomba kwita ku bana, nicyo ushatse kuvuga? Yego. Tugana ku musozo, ni iyihe mpamvu yaguteye kuza kubivugira hano kuri social media nyine ukavuga ati aho kugira ngo njye gukebura umugore mwizanire mubuze kujyayo, ngiye kuyoboka inzira ya YouTube nanjye mbivugeho? Ni iyihe mpamvu? Impamvu zo ni nyinshi cyane, bitewe n'umuntu akababara bafite mu mutima, kuko akababaro katuma ujya ahantu aho ariho hose ukeka ko hagukiriza ibibazo byawe, ukongera ugasubira ku murongo. N'ahandi hatari aha ku itangazamakuru, nkeka ko nsanze harangarura umugore wanjye tukongera tukabana neza, tukitanaho, akita no ku muryango, nkeka ko naho najyayo bambwiye gutyo. Muri make nibwo buryo wabonye bworoshye bwo kugira ngo ube wakebura uwo mugore wawe? Yego. Ntekereza ko nyine hari abantu bari baramukurikiranye bakanamukunda bitewe n'uko yavugaga ko akunda Israel Mbonyi kandi yabishiragamo umwete n'imbaraga. Nabo baba hano kuri YouTube kandi anariho bamuboneye. Yego. Ubwo ikaba nariyo mpamvu waba warayobotse iyi nzira kugira ngo ubashe kumukebura, ubwire n'abantu ko akomeje kubabeshya, arimo guhemuka, yataye urugo, yataye umugabo, yataye abana. Niyo mpamvu, kuko abantu bose benshi niho bamubonye. Rero ntago nari kujya hariya ngo mbivugiye inyuma ngo byumvikane nyine nabo kugira bamfashe. Rero niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuza hano
kugira ngo nanjye mbigaragarize abantu benshi banamfashe nyine ikibazo kibashe gukemuka. So reka tugane ku musozi dusezera abantu badukurikiye. Mwakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka kandi tubashimiye inkunga muduhereza buri munsi, subscribe, share na comment biradufasha cyane. Ciao ciao.